cyane twongeye twagarutse nk'uko bisanzwe ni Evi Bosco. Ni ngewe wongeye kubana namwe kuri uyu munsi. Nayo magezo ni itangazo ryoshye cyane, ni itangazo ryiza cyane ugomba gusangiza inshuti yawe, umuvandimwe wawe. Ni ikintu cyiza cyane kandi ni byiza cyane numva yuko rino tangazo Imana igiye kudushyigikira kandi ikabikoreramo. Rero nagiye magezo rino tangazo, nagiye mabwire ngo uhereye uyu munsi YouTube channel yacu yitwa Jerusalem TV komeza kubashishikariza gukora subscribe, likes, comment n'ibindi. Uhereye none yotangira inkuru yitwa inzira y'ibihe. Turebe itangiro ry'ibihe, turebe itangiro ry'ibihe ndetse no hagati mu bihe. Rero turebe n'igihe kiri imbere, mu bihe biri imbere. Iyi nkuru tugiye kwiganiraho uko bwije nuko bukeye. Naho turacyatwiterura rimwe, aho tugenda tuganira season. Mbese ravuze ngo uko bwije nuko bukeye tugenda dushyiraho season kamwe. Hanyuma ibyo turagira ngo bifashe abantu benshi kuko ni inkuru irimo umugabo witwa Ivan. Uyu mugabo turakora amateka ye ndetse na byinshi. Iyi nkuru twagiye tubona cyangwa twagiye tuganiraho. Ni inkuru yabayeho, ntabwo ari impimbano, ahubwo ni inkuru yabayeho ariko irimo ubuhamya bwinshi bukomeye. Nawe yagufasha, yafasha mugenzi wawe, yafasha inshuti yawe. Rero nagiye mabwire ngo uhereye uyu munsi Jerusalem TV tugiye gutangira gushyiraho n'izindi nkuru zigiye zitandukanye ariko zijyanye n'iby'Imana, kuko cyangwa zijyanye n'ibintu byahindura abantu, kugira ngo abantu bahinduke, baze umurongo w'ibyiza, barusheho kwegera Imana cyane ndetse no gushakisha icyiza, ndetse n'icyatuma babasha kugera ku itangiro ry'ubuzima bwabo ndetse n'ubuzima bwiza, ndetse no gukomeza kugenda. Inkuru rero Imana izakomeza kudushyigikira. Twebwe turategura nk'abantu ariko Imana tuzi neza ko dushyigikiye, ariko namwe ubufasha bwanyu by'umwihariko